Muraho neza nikaze ni karibu kandi kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick. Umunsi tugiye kuganira ku ngingo abantu benshi bibaza, abantu benshi bavuga ko agakingirizo kagabanya ibyishimo cyangwa ngo ntiwumve neza mugenzi wawe mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ndibaza muri mwese nta muntu utarumva ino ngingo ivugwaho yaba mu rubyiruko cyangwa se no mu mashuri abantu baganira n'ahandi n'ahandi. Ese koko iki gitekerezo ni iki? Ese mwagerageje kukibaza inzobere mu buzima bw'imyororokere cyangwa se n'abaganga muri rusange kugira ngo mwumve igisubizo nyacyo, kugira ngo utazisanga waguye mu mutego wo kuba wasama inda utabiteguye cyangwa se ukandura indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse na sida kubera ko wenda wumvishe nabi abantu bakubwira ati agakingirizo kagabanya ibyishimo mu mibonano mpuzabitsina. Ese koko agakingirizo kagabanya ibyishimo by'imibonano mpuzabitsina? Reka turebere hamwe icyo ubushakashatsi bwa siyansi bubyerekana kugira ngo tumenye ukuri. Umunsi rero tugiye kureba ibisubizo bituruka ku bushakashatsi bwa siyanse kuri WHO, World Health Organization na Center for Disease Control n'izindi nzego z'ubuzima ndetse na experience y'abaganga. Turebere hamwe kugira ngo mumenye ukuri. Ariko si byo birimo ko ukuri cyangwa n'imyumvire y'abaturage, nicyo tugiye kubireba. Agakingirizo ko kagabanya ibyishimo by'imibonano mpuzabitsina cyangwa ni imyumvire y'abaturage? Ni ukubeshya, nta kuri kubirimo. Rero iyi video ndibaza ni ingenzi kuri buri umwe, isangize n'abandi by'umwihariko urubyiruko kugira ngo dukomeze gufatanya kwirinda inda zitateguwe ndetse n'indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina, twibukiranya ku rubyiruko ko ubundi igikwiye muri byose ni ukwifata. Abstinence is better. Kwirinda biruta kwivuza. Rero nicyo twakabaye tubakangurira. Icyo agakingirizo rero ari cyo ni uko gakora. Agakingirizo cyangwa se kondome ni agaplastike cyangwa se latex gakoreshwa mu rwego rwo kwirinda inda itateganyijwe, kurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka HIV, imitezi, mburugu n'izindi. Gakorera ku buryo gakingira ko intanga z'umugabo zitagera mu gitsina cy'umugore, ariko kubera ko gatandukanya uruhu rw'igitsina ku ruhu rw'undi, bamwe bavuga ko bino bigabanya sensation cyangwa se kumvana neza, bityo bikaba bavuga ko bigabanya ibyishimo byo mu mibonano mpuzabitsina. Ariko se ibi ni ukuri? Simbizi. Reka tugiye kubireba hamwe dushingiye ku bushakashatsi. Iyi video ntabwo igamije gukangurira abantu gukora imibonano mpuzabitsina, ahubwo igamije kwigisha, guhugura abantu mu rwego rwo kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ndetse n'inda zitateganyijwe, dukangurira urubyiruko ko rukwiye kwifata kurenza kwishora mu mibonano mpuzabitsina bakiri bato. Ibyo rero abantu bumva cyangwa se bumva kuri ibi ngibi, abagabo benshi bavuga ko iyo bambaye agakingirizo bumva batizewe, cyangwa se abagore nabo bamwe bavuga ko ntibumva ubusabane nk'uko bisanzwe iyo hakoreshejwe agakingirizo. Ariko ibi bikunda guterwa n'imyumvire, ubwoba cyangwa se kutamenya gukoresha agakingirizo mu buryo butuma ibyishimo biguma nk'uko bisanzwe. Ibi rero nibyo ubushakashatsi bwinshi bwerekana. Bitsa ko muri kumwe na Dr. Gasangwa Patrick kandi subscription kuri YouTube channel yacu, nimba utarabikora ariko sangiza n'andi ababyeyi izi video. Katorere byagaragajwe n'ubushakashatsi bwa siyanse ku bijyanye no kuvuga ngo agakingirizo kagabanya ibyishimo byo mu mibonano mpuzabitsina. Ubushakashatsi bwakozwe na World Health Organization ubwo ni WHO muri 2023, abantu bawukoreyeho bagaragaje ko 72% by'abakoresha agakingirizo buri gihe bavuze ko ibyishimo byabo bidahinduka. 72%. 18% bavuga ko bigabanuka ibyishimo ho gato. 10% bavuga ko byiyongera kubera umutuzo wo kutagira ubwoba bwo gutwita cyangwa se kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Ubundi bushakashatsi bwakozwe na Center for Disease Control and Prevention CDC muri 2022 bwagaragaje ko agakingirizo ntikagabanya ubushake cyangwa se ubusabane igihe gakoreshwa neza. Ibibazo bikunze kugaragara ni ukutamenya kukambara neza cyangwa se gutinya ko gashobora gucika, bityo bigatuma abantu bigengesera. Kandi Institute of Research muri 2022 yagaragaje ko abagabo benshi bibeshya ko kumva k'umubiri bigabanuka cyane mu gukoresha agakingirizo, nyamara mu bushakashatsi bugaragara ko igihombo cyo kumva ari hagati ya 5 kugera ku 10%. Umva ko rero ntacyo bivuze. Impamvu rero bamwe bumva ibyishimo bigabanutse ni iyi: imyumvire. Iyo umuntu yizeye ko bitari buvire neza cyangwa se bitari bugende neza, ubwonko bwe burarangara, bigatuma adafata neza ibyo arimo, ntabyishyiremo neza kuko yumva ko nyine kubera akoresha agakingirizo ibyishimo ntibishobora kugenda neza. Bumva ko ikibazo ni mu mutwe. Icya kabiri, ubwoba. Abagabo bamwe batinya ko agakingirizo gashobora gucika, bityo bagakora imibonano mpuzabitsina bigengeseye cyane. Icya gatatu, kutamenya ubunini bukwiye, size. Iyo kagabanyutse cyane cyangwa se kakiyongera cyane bigabanya comfort
Ikindi latex allergy, abantu bake bagira reaction kuri latex biri muri kariya gakingirizo icyo yira condom bikabatera discomfort. Ikindi ari ukukambara nabi, gutinda kukambara cyangwa se kukambara nyuma yo gutangira bikagabanya sensation. Urugero bwo gukoresha agakingirizo neza kandi abantu bakabagira ibyishimo nk'uko bisanzwe. Hitamo agakingirizo k'ubunini bukwiye, koresha lubricant ishingiye ku mazi water based lubricant kugira ngo igabanye friction. Tangira imibonano mpuzabitsina ucyambaye agakingirizo, ntugategereze. Ihangane ugerageze guhumeka no kuryoherwa nk'ibisanzwe. Ibyishimo byinshi bituruka mu bwonko si mu gitsina gusa. Hari kandi kondome zoroheje cyane ultra fine cyangwa se ribbed kondome zongera sensation. Urumva ko ukwiye gushakisha kondome nziza igezweho cyangwa ijyanye n'igihe. Ibyiza byo gukoresha agakingirizo ni byinshi cyane. Agakingirizo ni kimwe mu bikoresho by'ubuzima bw'imyororokere byarokoye ubuzima bwa benshi. Gafasha mu kwirinda kwandura sida, HIV, gafasha kurinda inda zitateganyijwe, kagabanya indwara nyinshi zandura mu mibonano mpuzabitsina, bityo umva ko karizewe. Niyo byaba bigabanya sensation gato, ni igiciro gito cyo kurinda ubuzima bwawe n'ubw'umukunzi wawe ugereranyije no kwandura sida cyangwa se gusama utabiteganyije. Bityo rero igisubizo ni iki? Oya. Agakingirizo ntikahagarika cyangwa se ntikagabanya ibyishimo mu mibonano mpuzabitsina. Abantu benshi bumva gutyo kubera imyumvire cyangwa se kugakoresha nabi. Ubumenyi nibwo butuma umubano wanyu ugira ubuzima, umutekano n'ibyishimo. Niba video ikwigishije kanda like, subscribe kandi uyisangize n'abandi. Murakoze cyane, subscribe. Bye bye, ciao ciao.